iyo nyatsi, izo mbaraga zikurwanya zigomba kukuvaho. Ubukwe bwawe niba bupfuye gatanu, baravuze ati wa mukobwa we, igihe cyose wagerageje abahungu mupanga kubana kubera iki bidakunda, ariko wa gatandatu aje ari simusiga, biragenda neza, ubukwe buraba. Iryo joro Hana asama inda y'umuhungu. Kubera iki? Hari itegeko ry'umuhanuzi, hari ibyo yategetse, muze tubategekera. Ariko oya, wikwirwanirira, haguruka, duhari ku bwanyu. Niyo mpamvu Imana idushizeho, hari imbaraga iduhaye, hari amavuta iduhaye, hari impano iduhaye zigiye zitandukanye ngo tubafashe. Uririrwa uvunika kubera iki? Abakozi b'Imana ko bahari, bahamagariwe uwo murimo, bawusigiwe, uravunwa n'iki? Tera intambwe. Nahi TV, umuyoboro wizewe kandi w'ukuri. Nta handi rero wakurikirana ibiganiro byuzuye kandi birimo ukuri kuzuye 100% atari kuri Dana. Baje kwasuza abakunzi ba Dr. Apostle Nkundawose Happy Mumine Danahi TV aho muri hose. Ni iby'agaciro kuri twebwe kuba tubafite muhorana natwe kandi mukurikirana ibiganiro tugenda tubagezaho uko bwije uko bukeye. Amahoro y'Imana abane namwe. Hanyuma abatarakora subscribe bayikore, mukande kukazogera kugira ngo notification zose zijye zibageraho. Mukore commentaire, mukore like, ndetse abakoresha ururimi rw'igifaransa bakande kuri s'abonner kugira ngo ibiganiro dukora bijye bibageraho uko bwije uko bukeye. Imana y'amahoro ibahe umugisha, ibashigikire, ibiteho, kandi ukuboko k'Uwiteka kugumye kubomeho mu byo mukora byose. Turabakunda kandi tubahoza ku mutima, ntituteze kubatenguha kuko muraba agaciro kuri twebwe aho muri hose. Hanyuma abadukurikirana ari ubwa mbere, nitwa Dr. Apostle Nkundawose Happy, kubanyumvishe bwa mbere. Hanyuma ndabasuhuje cyane kandi mbifuriza imigisha y'Uwiteka. Uyu munsi nje kubabwira ijambo rivuga ngo nonaha byuka, nonaha bamuzima, nonaha va alalalala, vaho ngaho waruri. Nubwo babonaga kupfuye, nubwo nta buzima babonaga, nubwo bariraga, nubwo bari barimo kuboroga, nubwo bari barimo gutaka, nje kukubwira ngo ayo marira agomba kurangira, kuko Yesu arimanukiye kandi iyaje agira ikintu akora, yamara kugikora abantu bagatangara. Haleluya, haleluya. Reka dutangire dusenga kugira ngo Mwuka Wera gukora k'Uwiteka kudushigikire, hanyuma Uwiteka atugirire neza, aduhane umugisha. Uwiteka Mana ikomeye, turagushimye, turaguhimbaje. Uri Jehova Shalom, uri Jehova Nisi, uri Elohim, uri Elishadai, Eri Elohe ya Isiraheli. Ni wowe byiringiro bizima, ni wowe ngabo yacu dukingira imyambi yose y'umubi, ni wowe utajya ubura uko ubigenza. Uri data wa twese mwiza, uri se w'imfubyi n'abapfakazi. Turagushimye kubw'uyu mwanya data wa twese uduhaye kuza imbere y'intore zawe, y'abagaragu bawe data wa twese. Buri wese rapifo uzumva iri jambo, uzumva iki kiganiro, azagira hava agere nahagera, kandi Uwiteka uzatanga inkomezi mu buzima bw'abantu bagiye batandukanye muri iki gihe
turimo kigoye, ariko uko byagenda kose tuzi neza ko uri Imana ishoboye byose, uri Imana ihindura amateka, uri Imana ihindura ibyanze guhinduka, uri Imana isobanura ibidasobanutse, kuko uri Imana nyembaraga. Reka rero Mwuka Wera aganze kandi ategeke, reka ikiganza cyawe cyiza cy'iburyo kitubeho, reka udushigikire Uwiteka, tuvuge tuvugishijwe nawe. Haleluya, haleluya. Nitugire icyo twongeraho cyangwa ngo tugabanye, ahubwo Uwiteka wikorere imirimo n'ibitangaza. Urakoze, dusabye twizeye kubyumvise mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti wapfa akazuka. Amen. Ijambo ngiye kubasomera uyu munsi riravuga ngo, utitire y'amagambo iravuga ngo azura umwana wa Yayiro. Turarisanga muri Mariko ibice 5 umurongo wa 38 tugeze kuri 42. Imana ishimwe. Bageze mu muryango w'inzu y'umutware w'isinagogi, ahasanga urusaku rw'abarira n'ababoroga cyane. Nuko yinjiye arababaza ati, niki gitumye musakuza kandi murira? Umwana ntiyapfuye, ahubwo arasinziriye. Baramuseka cyane, arabaheza bose, ajyana se w'umwana na nyina n'abari kumwe nawe, ajya aho uwo mwana ari. Amufata ukuboko aramubwira ati, tari 10:00. Bisobanuye ngo, gakobwa ndakubwira nti byuka. Uwo mwanya ako gakobwa karabyuka karagenda, kuko kari kamaze imyaka nka 12 kavutse. Uwo mwanya barumirwa. Before mora Jezi. Aravuga ngo tari 10:00. Ndagutegetse gakobwa byuka. Imana ishimwe. Nje kugutangariza ijambo rivuga ngo Yesu iyo ahageze, Yesu yamanutse, Yesu iyo yaje mu kibazo cyawe, ntiyita ngo wabonye byapfuye. Oya, ibyo byo gupfa ntabwo abyitaho. Ngo bari barimo barira, bari kurira, amarira yabaye menshi, urusaka ari urusaku, bari kuboroga. Ariko Yesu nubwo baborogaga, we yabonaga ubuzima, ntabwo yabonaga urupfu. Imana ishimwe. Bivuze iki? Uko byagenda kose, warira, waboroga, wataka kubera ibibazo ufite, Yesu niwe gisubizo. Iyo amanutse arabirangiza, iyo amanutse arabisobanura. Ngo nuko ahageze, reka Yesu ahagere. Hagere mu kibazo cyawe, hagere mu bibazo ufite bigiye bitandukanye, akoreho. Ngarambura ukuboko uwari upfuye, aramubwira ngo tari 10:00. Gakobwa ndagutegetse byuka. Hari itegeko Yesu ategeka, ibyari bipfuye bikazuka. Ayiwe, umva Yesu yahageze birasobanuka. Imana ishimwe. Ngo abari bikoreye ikiriba, ayiwe, ntabwo babonaga ubuzima. Abari aho ngaho babona umwana ari aho ngaho baboroga barira, bavuga ati umwana byarangiye. Ntabwo bumvaga ko ari bubone ubuzima. Imana ishimwe. Iyo byanutse niho Yesu yururuka. Iyo byanutse Imana nibwiza mu kibazo cyawe, ntabwo ikina finali. Oya, ahubwo ntabwo ikina mwijonjora, ahubwo iza muri finali. Imana ishimwe.
aho bari bishwe n'agahinda, aho bari barira, bari gutekereza uburyo bari bushingure. Imana ishimwe, Yesu arahagera aravuga ati uyu mwana nta gupfa ndi kubona, ahubwo arasinziriye. Ngo baramuseka. Ayiwe, niyo baseka, oya, ibibazo bijya bigira iherezo, ikigira itangiriro kigira n'iherezo. Yesu yabonaga ubuzima, ariko bo bakabona urupfu. Nta n'icyizere bari bafite ko ari buzuke, kuko uwari ugiye kumureba yazanye amakuru amubwira ati wikirirwa wirusha. Abwira ise w'umwana ati wikirirwa urusha umwigisha, uramujyana hehe ko byarangiye. Ariko Yesu iyo ahageze birasobanuka, iyo ahageze biramenyekana. Reka nkubwire ngo Yesu ariyizi. Umwana, haleluya, ngo yari amaze imyaka nka 12 avutse, yari akiri mutoya. Ababyeyi be bari bakimukunze, muri make yaragezweho. Reka mbivuge gutyo, kuba afite abana barumva uburyo umwana w'imyaka 12 aba ameze, abageze mu kigero cyiza, ku buryo umureba ukamwishimira, uba utangiye kumutuma, abatangiye gukora imirimo igiye itandukanye. Uwo mwana, haleluya, Imana ishimwe. Nuko bo mu gihe bari batangiye guseka, bari mu byishimo, ayiwe, urupfu ruraza. Urupfu ruraza rushaka gutwara uwo mwana. Ariko Yesu yokabyara, abona ko uwo mwana atari uwo gupfa, hari icyo agomba gukora. Imbere ye haracyari urugendo. Araza arategeka. Reka Yesu atanga itegeko. Nubwo bavuga, nubwo barira, nubwo baguseka, nubwo bavuga ngo iyo Mana usenga ni iyahe, ese ubundi igihe wasengeye bimeze ute? Reka nkubwire, mu kigeragezo cyawe uko byagenda kose, Uwiteka yiteguye kurangiza icyo kibazo. Abari aho ngaho barira, oya, ibikuriza ni byinshi, ariko reka nkubwire, wiboroga, werekurira, kuko Yesu ariyururukiye, aje kumara ibyo bibazo. Ni ibibazo by'ubugumba, ntubyara, nta mwana ugira, abandi mwashakiye rimwe bagize 4, bagize 3, abandi bafite 5, wowe wabuze nivamo. Oya, uri kurira, uri kuboroga, urwaye indwara yaguhejeje ku gisasiro, uravuga ati iyi ndwara izakira bigenze ute? Ese Uwiteka akatanyiza? Reka nkubwire ngo Uwiteka ariyururukiye. Imana ishimwe, ije gukuraho ubwo burwayi, ije gukuraho ubwo bugumba, ije kubisobanura. Aho waririye niho ugiye gusekera, aho bagusuzuguriye niho bagiye kukubahira. Kubera iki? Ibyo bari bazi ko byapfuye bigiye kuzuka. Ubukwe bwawe niba bupfuye 5, baravuze ati wa mukobwa we, igihe cyose wagerageje abahungu mupanga kubana, kubera iki bidakunda? Ariko wa 6 aje ari simusiga, biragenda neza, ubukwe buraba. Kubera iki? Uwiteka yatanze itegeko. Yesu atanga itegeko, aravuga ngo tari 10, gakobwa ndagutegetse byuka. Haleluya. Yesu aje gutanga itegeko. Haleluya. Iri jambo nuryumve nk'irisanzwe,
oya nturifate nk'irisanzwe, ahubwo harimo imbaraga. Kubera iki? Yesu arururutse. Imana ishimwe. Uburwayi bwawe bugomba gukira, ubugumba bwawe bugomba kuvaho, ibibazo wari ufite bigomba gukemuka. Igihe cyose wagendeye usenga, uzamuka imisozi, ugira gute, wasenza yine, usenga y'irindwi, usenga ya 40, usenga rapifu aya 10 n'ingahe, biranga. Ariko Uwiteka atanze itegeko rivuga ngo nonaha haguruka. Haleluya. Aho waruri, icyo gisasiro waruryamyeho, ese ni igisasiro cy'ubukene? Ubwo bukene warumaranye igihe, Uwiteka aje gushiraho iherezo. Nibyo warasabye, usaba abantu, bamwe baraguha, abandi barakwima, abandi barakuvuga. Muri make wabaye iciro ry'umugani. Reka nkubwire ngo Uwiteka aje kukubyutsa aho kuri icyo gisasiro. Imana ishimwe. Tari saa 10 Yesu atanga itegeko. Yesu atanze itegeko rivuga ngo byuka ku gisasiro. Imyaka wari umaze urwaye, niba ari 15, niba ari 20, niba ari imyaka 8, imyaka umaze ni wowe uyizi. Nishaka bene ari na 30, iyo ndwara uyimaranye imyaka 30, ugendana nayo, wanyweye imiti, wagize ute, warirwaniriye. Ariko nje kukubwira ngo akira igitangaza, akira ijambo rikubyutsa, akira ijambo rikubohora, akira ijambo rihindura amateka, akira ijambo rishyiraho ibitari biriho. Ngo bakabona ari kurira. Ababyeyi bari barimo barira, abapapa bari barimo barira, abamama bari barimo barira. Ayiwe, nibyo, amarira warize agomba gushirwaho iherezo. Ese ni amarira yahe ufite? Ese ni iki kikuboroza gitumurira? Ni iki gitumye utaka? Icyo kiguteye gutaka, Uwiteka ariyiziye, aje kugishyiraho iherezo. Nibyo, mbega ni finali. Igihe wakiniye, igihe waririye, igihe waborogeye, igihe wihebeye, iki nicyo gihe cyo kuva mu bwigunge. Iki nicyo gihe cyo guseka. Iki nicyo gihe. Nibyo wariraga, oya kurira birarangiye, ugiye guseka. Nibyo wari wihebye, hagiye kuboneka ibyiringiro. Nibyo, hari ibyakuhigaga, hari imbaraga z'abarozi zaguhigaga, zigiye gushirwaho iherezo. Kubera iki? Yesu atanze itegeko. Haleluya, haleluya. Anumye kukubwira ngo haguruka. Haleluya. Ugomba guhaguruka, ukaba muzima, ukigenza, ukava ku gisasiro, ukareka. Oya, nibyo bakurandataga, urandatwa n'abantu, buri wese agufata mu mugongo, undi afata ukuboko, undi afata ukundi. Hari aho waruri, ugenda bakurandase, umeze nk'impumyi, utazi uko bizagenda. Iyo ubonye bukeye n'ubuzi ngo ejo buzaca. Iyo ubonye wariye uyu munsi wibaza ibyo uzarya ejo bikagucanga. Iyo uri mu kazi numara kabiri, abandi bakora imyaka n'imyaniko, ariko waho ubonye akazi numara amezi 2. Iyo ukabije na 3 bakakwirukana, ugashaka icyo uzize ukakibura. Ayiwe, iyo nyatsi, izo mbaraga zikurwanya zigomba kukuvaho mu izina rya Yesu. Uwari upfuye arazuka.
jya kuvuga kuzuka. Hari ibyawe bigiye kuzuka, hari urushako rwawe rugiye kuzuka, hari bizinesi yawe igiye kuzuka. Nibyo waracuruzaga urahomba, ariko ubu ugiye kunguka. Abakiriya bagiye kuza bisukiranya. Ndakubwiza ukuri, ahubwo nudashaka abakozi ngo bagufashe kwakira abakiriya, ndakurahiye kuko hari imirongo igiye gutonda. Batonda imirongo kubera iki? Ibyari bipfuye birazutse. Akira kuzuka mu izina rya Yesu. Akira ubuzima nonaha, akira igitangaza nonaha mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Hari igitangaza ugiye kwakira. Niba mvuga haleluya, imirimo n'ibitangaza. Kubera iki? Yesu yahageze. Ese reka nkubwire, waramuhamagaye, wamuhamagaraga ntiyumve. Umaze igihe usenga uvuga ati ese nzabona igisubizo gute? Ariko Uwiteka amanuye igisubizo. Yesu arahageze. Yesu aje gukuraho ayo madeni yatumaga wihisha, ugenda wihisha. Ubona umuntu ati dore arambonye, ukwepa. Inzira warazimuye, karitsiye ntukiyinyuramo, usigaye ujya guca mu bishanga na hehe hose ukikira, vuga ati nahura n'uwo ndi mu ideni akanyishyuza. Ariko reka nkubwire, iryo deni rirarangiye. Kubera iki? Yesu abonye imiruho yawe, abonye uko kuzenguruka kwawe, abonye aho wirirwaga ukatira ucengana n'umuntu kubera ideni. Yesu aje kuryishyura. Cyamunara yari igiye guterezwa ibyawe ikuweho. Abari kuza guteza cyamunara bagiye kumwara. Ugiye kubona inyishu, wishure. Kubera iki? Igitangaza cy'Uwiteka kiramanutse nonaha. Ukuboko k'Uwiteka kurimanukiye. Ayiwe, ndimo numva ikiganza kimanuka gikora kuri buri umwe wese. Ibitangaza bikoreka. Ndimo numva ihumure, ndimo mbona amashimwe atandukanye. Mugiye gushima Imana, mugiye kuvuga imirimo n'ibitangaza. Oya, aho wihebeye, aho waririraga, bigiye gusobanuka. Aho waririraga niho ugiye gusekera. Aho wamwariye niho ugiye kubahirwa. Ayiwe, abakuvugaga bagiye guhindura amagambo. Abatari bakuzi bagiye gusobanukirwa uwuriwe. Pifo mora Jezi dota. Uwiteka arimanukiye. Zuka, zuka, vaho ngaho waruri. Va kuri icyo gisasiro cy'uburwayi, va kuri icyo gisasiro cy'ubugumba. Nibyo nta mwana wagiraga, ugiye kumwakira nonaha kubw'itegeko Uwiteka atanze mu izina rya Yesu Kristo. Ntabwo ndibuvuga byinshi. Iri ni ijambo rikora imirimo n'ibitangaza. Iri ni ijambo rihindura ibyanze guhinduka. Iri ni ijambo ritandukanye n'andi majambo wumvise n'amatwi yawe, kubera ko hagiye kuboneka igitangaza. Hanyuma ushobora kuvuga ati Dr. Poso Nkunda wose happy. Ese nakubona gute? Kubakeneye kumbona, mwatera intambwe mukaza tugahura. Biroroshe. Nimero ya telefone irahari, WhatsApp irahari. Mpamagara, nyandikira kuri iyo nimero 0782 90 43 74. Ukeneye kwakira igitangaza, ukeneye kubona impinduka zikomeye, ukeneye kubona urubyaro,
ukeneye kubona bizinesi zawe zunguka, ukeneye kubona indwara yawe ikira, mpamagawe kugufasha nkagusengera ibyifuzo byawe bigasubizwa. Imyaka yose wari umaze usenga, reka nkubwire, ukeneye guhura n'umuhanuzi. Hanyuma kuba mu bihugu byo hanze, wenda ushobora kumvira ijambo ukavuga ati mpure n'umukozi w'Imana ansengere. Ubanza guteranya 250 7 8 2 90 43 74. Iyo niyo nimero umbonaho. Hanyuma ukeneye gusengerwa, hari ibyifuzo ukeneye ko bisubizwa, hari ibitangazo ukeneye ko biboneka nonaha. Nibyo, hari imyaka umaze usenga, ukeneye kubona impinduka. Wahora gusenga ariko ukabona utava hamwe. Nibyo, imyaka yose umaze usenga nta mpinduka. Tera intambwe ngusengere. Nutabona impinduka uzavuga ati apotere urabesha nk'ababandi. Oya, impinduka zigomba kuboneka. Kubera iki? Ukeneye uguhuza n'ibyawe, ukeneye uguhuza n'iterambere ryawe, ukeneye uguhuza n'ibyawe. Mari rero ku bwanyu. Ese umaze igihe kingana iki urira papa? Umaze igihe kingana iki urira mama? Amarira yawe agomba kurangira. Haleluya. Erega burya Imana nta kiyinanira, kandi iki ni cyo gihe cyo kwishima hejuru y'abanzi bawe. Nibyo bakwishimye hejuru, bakwishima hejuru. Ayiwe, baravuga turiya nta kigenda, ariko reka nkubwire ngo Uwiteka aje kubisobanura. Kubera iki? Aje gutanga itegeko. Imana ishimwe. Yesu yururutse. Ubu nonaha hari ibitangaza bigiye gukoreka. Wowe tera intambwe. Igihugu cyose waba urimo, intara yose waba urimo, ntupinge, ntushidikanye, haguruka. Kubera iki? Ukeneye guhura n'umuhanuzi. Watura ibitangaza bigakoreka. Hari abahanuzi batice bagura, batabanza gusenga ngo bamara amasaha 20 basenga. Ategeka gusa. Eri wibuka yabwiye Hana, aramubwira ati Uwiteka guha icyo wasabye. Hana yari amaze igihe asengera umwana, yari amaze igihe asenga ari ingumba, Penina mukina ku mubyimba, ariko igitangaza kirakoreka. Akimara kumwatura ijambo ati genda Uwiteka guha ibyo wamusabye. Icyakuzanye nuko Uwiteka agira gute? Ahita bikorera kwiyubahisha. Iryo joro Hana asama inda y'umuhungu. Kubera iki? Hari itegeko ry'umuhanuzi, hari ibyo yategetse. Muze tubategekera ariko. Oya, wikwirwanirira, haguruka duhari ku bwanyu. N'amavi Imana idushizeho, hari imbaraga iduhaye, hari amavuta iduhaye, hari Imana iduhaye zigiye zitandukanye ngo tubafashe. Uririrwa uvunika kubera iki? Abakozi b'Imana ko bahari, bahamagariwe uwo murimo, bawusigiwe, uravunwa n'iki? Tera intambwe. Ndasojeje. Uwiteka Mana Abrahamu na Isaka na Yakobo, ndagushimye kubw'ibitangazo ugiye gukora kuri buri umwe wese uzahaguruka akaza nkamusengera. Nyiringabo Imana, ndagushimye kubwo ibitangaza bikomeye. Ndagushimye ko ibyari bipfuye bigiye kuzuka ku bantu bagiye batandukanye. Ndagushimye ko aya marira ndi kubona abantu bariraga arangiye. Ndagushimye ko ibitangaza bigiye kuboneka mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Urakoze Nyagora ku ngoma. Bana natwe dushigikire
buri umwe wese uzumva iki kiganiro, imbaraga zikomeye, ibitangaza bikomeye bizamanukire ku buzima bwe. Urakoze, watangiranye natwe, usozanyije natwe. Izina ryawe rishirwe hejuru mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti wapfuye akazuka. Dusabye twizeye kubyumvise kandi bikoze. Amen, amen.